buracya nkabyuka bwakwira nkaryama. Buri munsi wanjye utangira umeze kimwe ukarangira umeze nk'uwabanje. Byuka mfite byinshi byo gutekereza ariko simbona icyo mbimaze. Isi mbamo nayisanzemo, ubuzima ndi kubamo sinabusabye ariko ngomba kububamo kuko isi irabimpatira, kandi burya kubaho biraryoha. Ngerageza kwiyumvisha ko ejo hazaza hazaba heza kurusha uyu munsi, ariko biba ari ibyo kwiha amahoro. Uko iminsi igenda ishira niko mbona ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi. Hari iminsi mba numva ndashaka kuvugana n'umuntu n'umwe, nakwibwiza ukuri ngasanga n'ubundi nta wari ukeneye kumvugisha. Kutavugana n'abantu si uko mbanga, ahubwo nuko nabona icyo mvuga cyumvikana mu gihe twaba tuvugana. Ngeze aho bwira nta n'umuntu n'umwe unteye bipe. Iyo ndebye aho ngeze n'imyaka mfite, numva hari njye ntaravutse nk'abandi, cyangwa naraje kureba ibyo abandi bakora mu isi nk'indorerezi. Ndi wa muntu ubyuka nta kintu ariho, umunsi ugashira nta kintu agezeho, nkabona icyumweru kirashize, ukwezi n'umwaka bikaba uko. Isi ikomeza kumbera umutwaro, buri munsi ikanyibutsa ko hari abo yahaye amahirwe, nanjye ntizuyaze mu kunyereka ko yayanyimye. Sinavuga ko ndambiwe kubaho, ariko mbayeho nariho, mbayeho ndemerewe. Kubaho kwanjye bisa nko kuba mu mwijima nabona umucyo, kuko ubuzima bwanjye nta kibushimisha kikibubamo. Ndamwenyura ariko umutima wanjye uba uri kure. Njyewe ntako mba ntakoze, ariko ntacyo ngeraho, kandi ibyo bituma buri munsi wanjye umbera mubi kurusha uwawubanjirije. Nibura iyo mba muri ubu buzima nkagira n'abantu bankunda banyumva, nanjye nkaba mfite umukunzi nk'abandi, si umuntu umwe wanyanze, ni benshi. Abenshi nabasabye urukundo babanza kureba ubuzima mbayemo. Bansubije mu buryo butandukanye, ariko igisubizo cyabo bose cyari kimwe: sinari uwo bashaka. Ntabwo ndi mu byifuzo bya bose. Bamwe babivugaga mu magambo make badashaka kubyumvikanisha neza, abandi bakabinyereka mu myitwarire yabo nta jambo na rimwe bavuze. Hari abanyumviraga ubusa ntibagire icyo bansubiza cyangwa ngo bagire icyo banyereka. Abambabaje cyane ni ababanje kwemera ko urukundo turujyamo, nkabona rwose twahuje amarangamutima, nkiruhutsa ngo mbonye umukunzi. Uwo munsi bakanyitwaraho nk'abemeye ko tugiye gukundana. Bwacya ngasanga bazimiye, badashaka kunyumva, kumvugisha cyangwa kumbona. Hari abandi bazaga bakampa icyizere gito, nkabona ko umunsi nabasabye ko dukundana bazabyemera, nabo nkajya gusanga baragiye kera. Nibazaga igituma bagenda nkakibura, nakwireba mu ndorerwamo nkabona ntacyo ntwaye. Bamwe mu bafite abakunzi beza mbarusha isura n'igihagararo. Sindusha abo basore bose, ariko nanjye hari abo ndusha kugaragara neza. Hari abasore ndusha ijwi ryiza, igihagararo cyiza, imyitwarire myiza n'umutima ukunda, nyamara bo bifitiye abakunzi ntakwigereza. Naje kumenya impamvu rero. Uko bagendaga bankatira kenshi, niko natangiye kubona ko ikibazo kitari ukubura uko bansobanurira igitumye bagenda, ahubwo nuko ntacyo nari mfite cyatuma bangumaho. Byari bisobanutse. Nta n'umwe wari ukeneye ko mpora muganiriza ku bushomeri bwanjye, aho nasabye akazi uyu munsi bikanga, aho nari mfite icyizere cyo gukura amafaranga bigapfa, cyangwa ko udufaranga nabonye ntacyo twamariye kandi nkaba nta na duke nasaguye. Ahubwo bo bari bakeneye kumva ibindi bitandukanye. Ubu ntangiye kwemera ibyo bambwiraga, ko urukundo rutakiriho, ko ahubwo umuntu apimirwa ku byo afite, bikaba ari byo bimuhesha urukundo. Kubera guterwa utudobo twinshi, nsigaye nireba nkabona ndi mubi, ku buryo ntashobora kwegera umuntu ngo mubwire ko mukunda,
ngo ndenzeho kumusaba kumbera umukunzi. Numva ko naba ngiye kumwongera ku rutonde rurerure rw'abanyanze. Nanjye narabyakiriye, nsigaye nicara ngatekereza ni gute nakomeza kwiyemeza kwegera abantu mbaratira amarangamutima mbafitiye kandi nzi ko iherezo rizaba rimwe. Ibyo byatumye ntangira kwitandukanya n'abantu bamwe na bamwe. Ubu iyo hagize uvuga iby'inkondo mwima amatwi nk'aho bitanshishikaje. Rimwe na rimwe nkamubwira ko ibyo bintu ntacyo byangezaho. Nyamara sinageze ku kihe. Si uko ntakunda, ahubwo nuko ntafite imbaraga zo kongera kwihanganira umuntu mbwira ko nkunda akanseka cyane avuga ko mukoreye umunsi. Ubundi si uko byahoze. Kera nkiri muto nagiraga igikundiro. Ndibuka umukobwa wa mbere nakunze, twahuriye mu mashuri abanza. Yampaga umwanya nubwo bwose tutari tuzi ko turi mu rukundo. Nyuma yaje gutwarwa n'abandi, aba umugore ntaramenya no kwigurira ipantaro. Abakobwa burya bakora vuba, bamenya ubwenge vuba. Ku bigendanye n'inshingano zo mu rugo, umukobwa baruta umusore bangana, aba yaramusize kure cyane. Sinavuga ngo naramuretse aragenda kuko sinari kumutangira, ubwo nariyakiriye nakira ko agiye. Nyuma yaho narebaga ukuntu kubona umukunzi bisaba imbaraga nyinshi cyane. Nirebye itoto nari mfite n'imyaka nari ndimo, ndibaza kuki abasore twazahora twiruka inyuma y'abakobwa tubasaba urukundo? Bose abantu babikora. Kuki twarwana n'ubuzima tukongeraho kurwana no gushaka buduha ku byo twavunikiye, kandi nabo bagira amarangamutima ndetse rimwe na rimwe bakaturusha. Ubuto bwaracutse ngo icara hamwe abakobwa bazizana, nawe uri umusore wakwifuzwa. Ubanza hari ikiremwa gitangaje cyumvise icyifuzo cyanjye. Haje umukobwa ntigeze ntekereza ko nakunda. Kuri rwa rwego numvaga ko aho gukundana nawe nabaho nakunda. Nari narabirahiriye ko ntakunda umuntu umeze nka we. Niwe wanyibwiriye ko nkunda, mu mujinya mwinshi mwuka inabi, amagambo yanjye mabi yenda kumuheza umwuka. Naribwiye nti niba ari uko bimeze, sinzategereza ko hagiye uza kunyisabira ko dukundana, hatazakomeza kuza abameze nk'uyu. Icyakora si we waje gusa, nyuma hari undi mwiza wanyereka ko nkunda. Mubwiye ko mukunda biba nko korosora wabyukaga. Icyakora ngo yari yaravumbuye ko nigirira umutima utanga, si we wari gusigara atabonye ikiri mu ikofi yanjye. Hadaciye kabiri numvise amakuru nk'abandi bose ko yasamye inda y'umusore wa kuririya. Uwo musore sinari muzi, kandi byabaye nyimuhamagara utuzina tw'abakundana. Nabwo sinavuga ngo naramuretse aragenda nkaho nari muhaye uburenganzira, ahubwo nakiriye ko agiye. Nari kurenzaho iki? Ntibyarangiriye aho. Nari ndi kuba agasore gasa neza, inoti ya 500 nayisohokanamo Nyampinga agahwera, kantine nkamwicaza aho nshaka. Ni hahandi umusore aba ataratekereza neza ko kubaka bimureba. Umukobwa umukunze nawe akareba ko twamuha ako kanya, atari kureba ejo hazaza gashushanya umunsi w'ubukwe n'ubuzima bwo mu rugo rwabo. Icyo gihe rwose narijanditse, baca amazi karahava, nkikundira abakobwa beza, kandi byabaga bishoboka ko ntabaho nafite uwo kundaza amajoro ansubiriramo uburebure bw'urwo nkunda. Nibwiraga ko ariko bizahora. Numvaga nkunzwe, ndi mwiza, naramenya ko ubwiza bwagenewe abari, ubwo umusore bugira agaciro iyo amaboko ye hari icyo yafashe akakigumana, kandi akaba yiteguye kugira icyo atanga. Umusore ukundwa ni wa wundi muto nawe utaritekerezaho. Naho umusore mukuru, umusore nkanjye ushobora kuvamo umugabo, nabonye ko kubona umuntu ugukunda bigoranye. Ubanza hari bya kera bitari urukundo. Nyuma y'icyo gihe nagize ngo hari uwansize icyasha cyatumaga abakobwa bambona bagahunga. Ndibuka umunsi umwe ubwo mbwira umukobwa ko mukunda, maze agaseka cyane ati inshuti yanjye unkoreye umunsi. Ntiyambwiye oya cyangwa yego, yarisekeye cyane ngo ngira urwenya, kandi njyewe nibwo nari mvuze ibintu nkomeje ntaseka, nkeneye igisubizo kizima.
amatwi yari yakunze yanze kumva ibyo mbwiwe, nkomeza guhatiriza biranga. Menya ko burya kumbwira ko mukunda kabifata nk'urwenya ari ukumpakanira. Ni nk'uko wabwira umuntu ko wifuza kwiyicarira ku kwezi ukirebera uko isi izenguruka n'amaso yawe. Yarampamirije ko bidashoboka. Narababaye cyane, ntangira gushakira inama mu binyamakuru n'ahandi. Ikintu nabonye kikankomeza ni uko nasomyemo ijambo rimwe ngo kuba umuntu umwe yakwanga ntibisobanuye ko isi yose ikwanze ngo habona n'undi. Nanjye nti ubundi se niwe kamaranya gutabwa ngo kuko naje kugerageza ahandi nkibonera umukunzi wankundiye uko ndi. Iyo ufite ugusekera rero akuvuga neza mu bandi, hari ubwo n'abandi bakobwa babona agaciro kawe bagashaka kumenya niba ibyo avuga ari ukuri. Ubwo abaguhamagara bakaba benshi, yewe rimwe na rimwe bakamutwarira umwanya. Ukibwira ko ukunzwe na benshi, ko wamaze gufatisha. Ukabona abakobwa hanze hari nk'amakoma mu rutoki cyangwa amababi mu ishyamba. Nyamara naribeshyaga, uyu munsi mbona abakobwa ari bakibona umwe. Kubona uwo mukundana akagukunda bikuye ku mutima, ni ukuri rwose ni amahirwe abona umugabo agasiba undi. Uwo nizeye icyo gihe yamaze kabiri atarabona impano iturutse iwanjye, anshakaho agakosa gato turashwana. Akagira karekare kamubera umuryango wo gucamo arikomereza. Ku munsi ukurikira ntungurwa no kubona amafoto ye menshi ari kumwe n'undi musore wamuhaye ibyo ntabashije kumuha. Ikibabaje ni uko yajyanye na za nshuti zose, sinsigare mfite uwo kumpamagara n'umwe. Bati n'ubundi yari yarahubutse, uriya mukobwa mwiza ntakwiriye gukundana n'uriya musore. Bati n'ubundi yari yarahubutse, uriya nta musore umurimo, nikundanire n'uwo wundi. Ntibyarangiriye aho yewe, nagize amahirwe nibonera umukunzi ukiri muto. Ntiburiya ni uko ntereta abo tungana bifuza ibyihuta. Mbonye umwana muto namwiremera uko nshaka, kuzanyikuramo bikamusaba kwiyambaza Imana. Ubwo wa segonderi nahise mwereka ko ndenze, nawe arabishima barayagaye. Nyamara nubwo yari yiteze ibiciriritse, ariko byari kuba ari ibihoraho. Ntajye mu ishuri adafite wo gutorokana ngo yigurire irindazi n'amata nibura. Umusore nkanjye utari gutuma yitwikira sema ye, yari kuba amushakaho iki? Uwo yabishyizemo ubwenge, aho kuvuga ati mukunzi wanjye, arambwira ngo inshuti yanjye rero amasomo ni ikibazo, kuyavanga n'urukundo biranze, twibere inshuti zisanzwe. Abandi bose nuko bambereye, wagira ngo hari yahise ababwira icyo bagomba kumbwira. Uwo nasabaga urukundo yahitaga ambwira ngo twibere inshuti zisanzwe. Bamwe twatangira gukundana ngo twibere inshuti zisanzwe, kandi bambera izo nshuti zisanzwe bakaba inshuti uhamagara ubamenyesha gusa, zitari izo kuganira nazo ngo mujye inama. Sinzi niba nakongera gutega agatima kanjye ngo kajombagurwemo inshinge bene ako kageni. Ubu sinkigira imbaraga zo kwitegeza kongera kwangwa. Kwangwa kenshi byanyigishije kwicecekera. Byampamirije ko nagomba gutegereza byinshi ku bantu. Byandemye kwiyumvamo ko wenda hari nari umukobwa ashobora gukunda. Ibyo byose byambereye umutwaro ukomeye ku mutima wanjye, bituma numva ndi jyenyine no mu gihe naba ndi mu bantu benshi. Iyo nibwije ukuri nanjye mbona ari byo. Abakobwa benshi bavuga ukuri, sindi umuntu ufite icyo yabamarira. Iyo nganira n'umukobwa witwa ko ari inshuti yanjye isanzwe yampaye akanya, mu biganiro byacu mba numva hashyira umusore umeze nkanjye. Rimwe na rimwe nkumva ari njye ari kubwiriramo bucece. Nawe se abavuga ati njye ntabwo umusore utagutegera na moto ugiye ku bitaro. Uretse ko ndenzaho ngaseka, mba mbyumva ko ntarimo bateganya no kuba yaha urukundo rungana n'igitonyanga. Nabwo nawe kugira ngo amvugishe nuko aba yamfashe nka wa muntu ashobora kuvugisha mu gihe afite umwanya, afite ibitekerezo byinshi, ashaka kuruhura mu mutwe, ariko atantekerezaho nk'uwo yavugisha mu kindi gihe, bitari ugushaka uwamusetsa akagira ibyo amwibagiza. Iyo abakobwa bose bamenye ko nta kazi keza mfite, ko nta bushobozi buhamye mfite, uburyo bamvugishagamo burahinduka. Si uko bambwira amagambo mabi, ariko imyitwarire yabo iba irimo ubutumwa burebure kurusha amagambo. Ariko rero simbarenganye,
Ni nabyo koko ngo baba bakeneye umuntu ufite ubushobozi, umuntu wabasha kubafasha kubaho mu mutekano no kubaho ejo hazaza heza. Ibyo byose bituma nibaza agaciro mfite nk'umugabo. Nahera he niyita we? Ubundi si ubu nzaba we? Ibyo bibazo binzamo kenshi. Kuba nta bushobozi mfite binshyira ku mwanya wo hasi, aho urukundo rutagera. Nibwiraga ko umutima mwiza ngira, ukwihangana mfite n'ubushake bwo gukunda kwanjye bizampesha amahirwe yo gukundana n'uwo nifuza wese. Nyamara namenye ko nta gaciro bifite mu gihe ntafite icyo nerekana. Uko iminsi yagiye ishira, natangiye kubona urukundo mu yindi sura. Icyo natekerezaga ko ari ukwiyumvanamo kw'abantu babiri cyatangiye kumbera nk'ikintu gicapwa n'amafaranga. Nabonye ko kugira ngo umukobwa agukunda uri umusore, uba ugomba kuba ufite icyo werekana, ukaba ufite ubushobozi bwo gutanga kuruta kuba ufite umutima wo kwitanga. Iyo nitegereza uko abantu babana, uko abakobwa bahitamo abo bakundana, mbona ko umutima mwiza w'umusore utagifata umwanya wa mbere ngo urukundo rubone gushoboka. Igifata umwanya munini ni akazi, amafaranga n'ibyo ashobora gutanga. Ibyo bituma mfata urukundo nk'urwabaye ahantu ho gushakira inyungu. Naje kugira aho ndeka kurenganya abakobwa. Nabonye ko ku musore isura nziza yonyine iba idahagije, kuko niyo yaba asa neza ate, akagira isura ikurura amaso yabo, iyo ntacyo yerekana ko yagezeho, iyo sura imubana ubusa rwose. Abantu barayireba bakayirengagiza, bakabona ko ntacyo imaze, ndetse bamwe bakayihinduramo intwaro yo kumutesha agaciro, bati mbega ubwiza bupfuye ubusa. Nanjye ibyo mbibwirwa kenshi. Data yigeze kumbwira ngo umusore mwiza ariko ukennye, udafite akazi, usaba, aba ari mu byago kurusha wa musore utari mwiza ariko witonze, ufite icyo yagezeho. Kuko nguwo mwiza abantu bamwita amazina amwambura icyubahiro, bakamubaza impamvu atarakwiriye kuba ari, bakamugereranya n'abandi. Isura ye nziza ikamubera umutwaro wo kumubera ikintu cyiza, kuko kuyimwubahira imushyira mu kato, ahubwo ikamuhindura nk'uwapfushije amahirwe y'ubusa. Iyo umusore asabiriza, agasaba iby'ingenzi, cyangwa akaba nta kintu na kimwe yigeze ageraho mu buzima bwe, isura ye ntiyongera gutuma agira agaciro, ahubwo irushaho gutuma abantu bamuseka, bakamufata nk'uwapfuye ahagaze, bakamwita amazina amubabaza atamwubaka, bavuga ko ari umunyamahirwe wananiwe kuyabyaza umusaruro. Umusore utajya mu bagabo bari gusangira ngo nawe yigurire akantu basangire, rwose isura ye nta kintu yabivuze, barayireba ntibayibone. Ku musore icyo abantu bareba si uko asa, bareba icyo yagezeho, bareba niba hari icyo akora, niba ari ahagana, niba hari icyo yerekana. Iyo uri umusore nta kintu ugaragaza, uba uri nk'utariho. Kandi niyo wagira umutima mwiza ute, ukagira ubwenge bwinshi n'inzozi ngari, ntibihabwe agaciro. Abantu bashaka ibisubizo, ntibashaka ibisobanuro. Bashaka kubona uko uhagaze, si uko utekereza. Niyo mpamvu bavuga ko umusore agomba kwiyerekana aho kuguma yisobanura. Hari abibeshya bavuga ko umuntu wenyine ushobora gukunda umusore ukennye ari mama we, ariko nabyo si ukuri nk'uko babivuga. Mama wawe aragukunda, aragukunda koko, ariko ntibisobanuye ko yishimira uko uhagaze iyo ntacyo urageraho. Aragukunda ariko akababara, akwita ariko akagira umutima uremerewe, akifuza kukubona uri aho abandi bageze, aho wagakwiriye kuba uri. Kubera wowe ahora yumva ari ikivume, akabaza Imana ati ese naravumwe, ndi ikivume ku buryo mbyara umwana ntagire icyo ageraho? Aba yumva ko Imana yamukuyeho amaboko, ko yamwibagiwe. Muri make aba yumva kubera wowe Imana iri kure ye. Nubwo kandi yayiringira, nyine aba yiringiye ko izagira icyo ikora, ko izagira icyo ihindura ku buzima bwawe. Ntabwo uba ukimuteye ishema mu bandi. Iyo akubona ugisaba, ugihangayika kubera utuntu duto cyane, ugishaka aho wacisha umutwe, ntiyishima na gake nubwo akwereka urukundo. Agufasha kuganya mu maganya yawe, ariko umutima we ukaba ushaka kukubona uhagaze neza. Data yarabimbwiraga nkumva bitumvikana, ariko naje kubibona kuri barumuna banjye. Iyo twahuriye mu rugo, nibo baba bafite ibitekerezo byizewe nk'aho banduta. Kugira icyo bageraho
bisobanuye ko bandusha ubwenge, nibo baba bakumbuwe cyane ndetse ibyifuzo byabo bikubahirizwa bikitabwaho mbere. Njye ngo ndi uwo guhora nsaba, nabaye nka wa mwana murizo udakurwa urutozi. Bashiki banjye babona ntacyo mvuze kirenze. Ku nshuti zabo z'abakobwa bambwiza ukuri ko ntacyo nazimarira, ariko barumuna banjye bo kuko bageze kuri byinshi bababwira ko aribo batakwemera abo bakobwa bagendana. Nasanze ubu buzima umusore aba ameze nk'umuhigo, urahiga cyangwa ubuzima ubwabwo bukakwihigira. Ndibuka iyo nabaga mfite udufaranga nkoherereza mu rugo, bamfataga nk'Imana bakansingiza, nkamara amezi bakimvuga neza. Si uko ubu banyanga, ariko se banshimira iki? Ko ahubwo baba basenga ngo ntapfa. Nabo urukundo rubarimo barugaragaza cyane iyo ufite icyo wagezeho. Data yakomeje kumbwira ati, agaciro kawe nk'umusore gaturuka cyane ku byo ugeraho kurusha uko umeze. Iyo ufite icyo ukora n'iyo cyaba kitari kinini, abantu baguhindurira inyito, bakaguha icyubahiro, bakakumva, bakaguha ijambo. Mama wawe nawe arushaho gutuza, akareka kuganyira Imana, akavuga yishimye ati, umwana wanjye ari kugerageza, Imana yaranyumvise. Icyo gihe yongera guterwa ishema nawe, aho aciye hose akumva ko ari umubyeyi nk'abandi, ntiyumve ko ari we Imana yarenganyije. Icyo gihe si isura yawe biri kukuvugira, nibyo uri kugeraho. Kandi niho wumva ko isi itangiye kukwakira neza, atari uko ubwawe yahindutse, ahubwo ari uko wowe watangiye kuyibera icyo ishaka kubona ku musore. Ikibabaje, isi yo ntigirira impuhwe abafite intege nke, ubwo nyine barasigara. Kuba umunyantege nke si amahitamo, si ubushake, nyamara ku musore bifatwa nk'icyaha. Aho umukobwa utagira akazi, udafite n'urwara rwo kwishima, utunzwe n'ababyeyi, usaba buri kimwe, nawe yicara hariya akavuga ko atakwemera umusore umeze nkanjye, kandi nibura njye mbasha no kwigurira utuyinite rimwe na rimwe. Hari urugero data yigeze kumpa, arambwira ati, ikizamini cya leta kiramutse kizaba ku wa mbere, ukarwara ku cyumweru, ku wa mbere ukagikora urembye, amanota yasohoka ukabona waratsinzwe, ntabwo baguha amanota y'ubuntu cyangwa buruse ngo bavuge bati kuko yakoze arwaye agatsindwa tuyimuhe. Wenda yaba muzima yari kuba yatsinze. Nubwo byaba byari ukuri ko ari gutsinda koko, urasigara ushyirwa ku rutonde rw'abatsinzwe, ibibabaho nawe bikakubaho. Niba ari ugusibira urasibira, niba ari ukubura buruse ukayibura. Nta kindi kintu barenzaho. Kurwara kwawe ntabwo baba babyitayeho, waratsinzwe hatitawe ku mpamvu zatumye utsindwa. Nashatse kutabyumva, arambwira ati, ku munsi w'amarushanwa yo gusimbuka intera abana bari bahawe, umwe yaravunitse. Niwe wabaga uwa mbere mu gusimbuka, kandi bose baramwubahaga bamukunda. Nyamara kuko yari yavunitse, yatekereje gusiba iryo rushanwa, abona byafata nko gutsindwa, abafana be nabo bakamuvaho. Yarijemo akora uko ashoboye cyane, ariko ya mvune ye ituma atabasha gutsinda ngo abe uwa mbere. Data amaze kubimbwira arambajije ati, ese bazavuge bati ubwo yabaga uwa mbere ntako atagize, yakoranye n'imvune, tumuhembe igihembo cyo ari kuba uwa mbere, kuko iyo atavunika yari kumuba, yari kubarusha bose? Nanjye ni oya, ntabwo wamuha igihembo cy'abandi. Data ati, nuko isi itihanganira umusore. Gukina kwawe biza nk'indwara ituma utitabira amarushanwa. Abandi iyo bayagiyemo baratsinda, wowe ugasigara. Isi izakomeza kubaha wabashije gukomeza, wowe utitaye ku byo waciyemo, ku kubura akazi no kuba ufite ibibazo byinshi ukemura, igusuzugure nk'udafite agaciro. Ikiganiro nagiranye nawe nicyo cyatumye ngarukira abakobwa. Nibanyange ni mu gihe iyo uri umusore ukagira icyo ugeraho, abantu bahita bakubona nk'ufite ubwenge, nk'ufite icyerekezo, nk'umuntu ukwiriye kumvwa no guhabwa umwanya. Ariko iyo nta kazi ufite, nta mafaranga ufite, cyangwa ukaba ugishakisha ubuzima kandi babona ko byanze, nubwo waba ufite amadiporoma akomeye, uri umusore mwiza, byose bihinduka ubusa imbere yabo. Igitekerezo cyawe ntigihabwa agaciro. Iyo bitarakunda, isi igufata nk'utazi icyo ashaka, nk'utazi ahagana, nk'uri mu ngaruka z'imyanzuro mibi yigeze gufata. Rimwe na rimwe bakakubona nk'umunebwe, niyo waba uri umusore utekereza kandi wifuza gutera imbere.
Si abakobwa gusa bakunda abasore bafite amafaranga cyangwa ibyo bagezeho nk'uko abantu bakunda kubivuga. No mu rugo iwanyu, ababyeyi bawe bose barushaho kwishima iyo babonye ufite icyo ukora. Abantu bo mu muryango bakumva ko uri umuntu wabo w'ingirakamaro wakwishingikirizwaho, kuko baba babonye ko ufite akazi cyangwa watangiye kwinjiza make. Icyo gihe noneho batangira kukwizera, bakaba bakugisha inama no mu bindi bintu. Mbere uba warashoboraga kwibagira ibyo bintu byumva neza kubarusha, ariko kuko ntacyo wagezeho bakagufata nk'utagira icyo avuga ngo cyumvikane, nk'uwavuga ibintu bitarimo ubwenge. Iyo uri umusore mukuru ugisaba iby'ingenzi, wumva uburemere bwabyo, ukumva ko hari aho wagakwiriye kuba ugeze iyo bigenda ukundi, ugaterwa ipfunwe no kwitabwaho kandi wakabaye wita ku bandi, ariko ubuzima bugakomeza kwanga. Abasore tuba dusabwa kugira imbaraga, tukihangana, ntiducike intege, tukerekana ibisubizo bifatika, tugahora dutsinda, kuko nta muntu ugirira impuhwe umusore wananiwe. Ibi mbifitiye gihamya, nibwo buzima nibereyemo. Mu gihe abakobwa bo, nubwo nabo bafite ibibazo byabo, akenshi bahabwa umwanya hashingiwe ku isura nziza n'imiterere yabo, bakabona amahirwe yo kwihanganirwa niyo waba bataragera ku rwego runaka. Ahubwo intege nke zabo iyo zihuye n'isura nziza yabo, bituma abagabo benshi bifuza kugira icyo babafasha, bituma abantu benshi babasanga, babagirira impuhwe, bakababona nk'abantu bafite ubwenge kubera isura yonyine. Nyamara kuri njye w'umusore wabuze akazi, ako mbonye nako ngahembwa make, ngahora mu bukene, isi yamaze kunsiga, nta muntu ukeneye kunyumva. Iyo mba umukobwa nari kwiga kwivugisha neza nkabo no gutera abantu impuhwe bakabikunda, ariko ku musore naba nteye isesemi rwose. Mba numva ko urukundo rutari urwanjye, kari urw'abandi babashije kugera ku by'isi yifuza. Bigeze aho numva ko kuvuga ngo urukundo rurahagije ubwarwo ntacyo bimaze, mu gihe ntacyo ufite cyo kurushyigikira. Hari igihe nicara nkibaza niba koko kuba nta bushobozi mfite bivuze ko ndi ubusa. Ndeba ubuzima bwanjye uko buri, nagereranya ibyo nifuzaga n'ibyo mfite, nkabona bitandukanye cyane. Ikimbabaza kurushaho si uko ntafite amafaranga, ahubwo nuko kutayagira bituma niyumva nk'umuntu udafite agaciro mu maso y'abandi. Kandi si ukwiyumva ko, ahubwo barabinyereka, bampatira kubyemera. Nakomeje kwibaza nti, ese umugabo azakomeza gupimirwa ku byo afite kugeza ryari? Igisubizo ni uko ari ukugeza apfuye, kandi nabwo iyo apfuye ntacyo yagezeho, ashyingurwa bisanzwe, amarira agaturuka mu nshuti magara no mu muryango imbere, kuko abo hanze bo baba bumva aruhutse imiruho. Mu gihe iyo ageze kuri byinshi, abenshi barizwa no kuba babuze uw'ingenzi bakoragaho amaramuko. Isi ikeneye ibikorwa, si amagambo. Uko iminsi ishira indi igataha, ndushaho kubona uko ndi hasi iyo nigereranyije na bagenzi banjye. Bagera ku by'ibiciro ntarageraho, bagatera imbere, bakagera aho bagera mu buzima. Njye tukagera mu kuboza nyiraho natangiriye muri Mutarama. Ngerageza ariko bikanga, simbona intambwe natera yangeza kure. Bituma numva ko nzahora inyuma, kuko imyaka igenda yiyongera. Hari igihe ndiba abandi basore bangana nanjye mu myaka, cyangwa abo nduta, barageze ku bintu byinshi, nkabona aho bageze mu buzima, bafite amafaranga, bafite akazi keza, bafite imodoka, amazu, kandi bafite icyizere cy'ejo hazaza. Nkibaza niba ntari mu bihano nahawe n'ibisumbye umuntu ububasha. Iyo mbarebye bari kumwe nabo bakundana, nkabona uburyo bafatwa nk'abantu bafite agaciro, bintera kwibaza aho nzamenera ngo nanjye ngeraho kwifuzwa. Abakobwa babegera badatinya, bakabatega amatwi. Nanjye mbona impamvu kubona abakunzi biborohera. Ubundi se ko abakobwa benshi batagira byinshi, umugani wahanutse n'uwanyereye uwaramira undi ninde? Bakeneye abazagera aho babavana n'aho babageza. Nuko basore nuko, iyo tubonye umuntu ugira aho dukura n'aho atugeza, turamukurikira. Umuntu utugumisha ahantu hamwe ntituba tumukeneye. Ntabwo ari ihame ry'abakobwa, ni ihame ry'abantu bose. Abakobwa bakeneye umuntu uzababwira ko babyaranye umwana bamurera neza. Bakeneye umuntu wabaha icyizere ko yabavuza abarwayi bakaremba, wa musore utabararana baburaye. None se mbarenganye kandi bakeneye kubaho? Anyisunga se bigende bite? Nanjye narabuze n'isazi yo kwicira mu maso.
Abo tungana nicyo duhuje gusa, tunganya imyaka nyine, ariko ubuzima bwacu buba butandukanye cyane. Bo baba barubatse, bafite gahunda zisobanutse, bafite icyo berekana. Nkora uko nshoboye, nemera kwihangana nkizirika umukanda, ngategereza ariko nta gihinduka. Ndigaya, nkibaza niba hari aho nigeze nkosa bikankuma mu nkokora, wenda bikaba ari byo nzira, ariko nkahabura. Ubundi se ko ndi umuntu, hari umuntu udakosa? Hari igihe mba numva mbabaye mu mutima, nkumva mfite ishyari ritavugwa, ritari iryo kwanga abandi, ahubwo ari ryo kwibaza impamvu amahirwe yabo atagendanye n'ayanjye. Ngendana n'abandi bagatera imbere, njye ngasigara inyuma. Si uko ntabifuriza ibyiza, ahubwo ni uko numva narabuze umwanya wanjye mu buzima, numva nifuza kugendana nabo nkanabasiga, ariko byaranze. Mperutse kuganira n'umugabo ugeze mu myaka yo kurya ibyo yaruhiye akiri umusore, ndamutakira. Arambwira ati humura mwana wanjye. Yandemye agatima, ambwira amagambo akomeye, gusa yabanje kumbaza ikibazo kintera urujijo. Yarambajije ati kuki utarapfa? Nanjye nti nibyo ushaka se? Nawe ati oya, ahubwo kuba utarapfa bisobanuye ibintu byinshi. Burya ubuzima ni urugendo, ntirutangirira hamwe cyangwa rimwe, kandi ntirurangirira rimwe cyangwa ahantu hamwe. Hari abarutangira mu gitondo, abandi bakarutangira umunsi ugezemo hagati. Hari abarutangira bugorobye cyangwa se mu gicuku. Hari abaca mu nzira zirimo amahwa, abandi bagaca mu ziharuye. Hari abazamuka imisozi, hari abatambika, abamanuka, hakaba n'abagendera mu binyabiziga. Hari aboga mu mazi cyangwa bakagenda mu bwato. Hari abagenda mu ndege cyangwa bagakoresha ubundi buryo. Bose icyumvikana ni uko baba bari mu rugendo. Ikibazo kiba ari uguhagarara ntibagende. Ubuzima bwacu ni urugendo, dufite ahantu tuzagera twese. Wagenda wiruka gahoro cyangwa kwifashisha igituma wihuta, icya mbere ni ukudahagarara ugakomeza kugenda. Yarambwiye ati ariko ibyo ntacyo byahindura ku buzima uri kubamo uyu munsi, ahubwo dore icyo ukwiriye gukora guhera ubu. Umusore ukennye cyane kandi atagira akazi ariko wifuza gutera imbere nkawe, hari ibintu 5 by'ingenzi aba agomba gukora mu gihe akiri muri iyo mimerere. Icya mbere ni ugushaka ubumenyi kandi agashaka ubushobozi bwo kubukoresha binyuze mu kwiga ibintu bishya bishobora kuboneka ku buntu, cyangwa akiyemeza gukora imyitozo y'akazi runaka. Icya kabiri ni ugushyiraho intego zifatika no kugena gahunda y'uko uzazigeraho mu gihe uzaba ubonye aho umenera. Icya gatatu ni ukugirana umubano n'abantu bafite ubunararibonye n'ubushobozi, ugashaka uburyo bwose bushoboka bwo guhaguruka ukava aho uri, nubwo bamwe batagutega amatwi ako kanya, ariko intego yawe ikaba ari iyo kugira abantu uvugisha bashobora kugufasha kubona amahirwe. Icya kane ni ugushyira imbere ikinyabupfura n'imyitwarire myiza, kugira ngo ayo mahirwe naboneka uzabashe kuyakoresha neza. Naho icya gatanu ni ukwirinda ibintu byakwangiriza icyizere cyawe n'iterambere ryawe, nko gukoresha nabi amafaranga make ufite, kunywa inzoga nyinshi n'ibiyobyabwenge, cyangwa kumva ko kuba urukundo rwaranze byakwambuye agaciro kawe. Yarakomeje ati umusore nkawe mu gihe abashije kugira icyo ageraho akifuza kujya mu rukundo, aba akwiriye gushaka umukobwa w'inyangamugayo, wubaha imbaraga ze, ufite intego n'indangagaciro zamufasha gutera imbere, kandi akirinda gushora umutima we mu rukundo rutazamufasha kuzamuka ava aho ari. Erega nuko umeze bagukunda, hari uwagukunda rwose akakwimariramo, ariko nawe ntimwagumana aramutse abonye nta ntego ugira. Kuba ufite intego mu buzima nibyo bishobora gutuma umukobwa yemera kugukunda ukennye, kuko aba yizeye ko hari aho uzagera. Ubwenge bwawe nibwo butuma avuga ati uyu muntu nubwo nta kintu afite ariko ari kugerageza, hari ibyo yifuza kugeraho, hari ibyo ashaka gukora. Ibyo bigatuma agenda akemera kugukunda mu bukene bwawe. Icyo cyizere kidahari yakureka nk'abandi bose. Nawe rero nugira ibyo uhindura ugakomeza gukora ibyo bintu, umukunzi ntazaza warateye imbere gusa, ashobora kuzaza utangiye kugerageza, uri kwerekana ko hari icyo ushoboye, ko hari icyo wageraho. Nta muntu wifuza kugendana n'umuntu ugenda ahagaze. Iyo uhagaze gato uwo ari we wese aragusiga. Ntukomeze kurenganya abakobwa. Muri icyo gihe rero uzirinda abakina n'amarangamutima yawe cyangwa kwibagiza aho wavuye. Ni wowe mbwira, mu gihe cyose uzaba ugiye guhitamo umukobwa
uzarebe niba ashobora kugushyigikira mu nzozi zawe, afite indangagaciro zikomeye, akunda kwiga ibintu bishya no gutera imbere aho ari, afite ubushobozi bwo kubana neza n'abandi no mu bihe bikomeye, kandi akaba atazakubuza gukora ibyo wifuza, nawe ntuzamubuza gukora ibyatuma azamuka. Aho twaganiriye hari icyahindutse. Buri munsi numva mfite ibibazo byinshi, ariko nanone sinabigereka ku bandi cyangwa ikindi kintu, ahubwo mbifata nk'ibyo ntashobora guhindura uyu munsi, ariko nanone bishobora guhinduka. Icyo niga buri munsi ni ukumenya gukomera, kwihangana no gukomeza gutegereza ko ejo hazaza hashobora kuzana impinduka. Nubwo ndi njyenyine mu rugendo rurerure kandi ndwana n'ibintu byinshi mu buzima, ndacyakomeje kuko nzi ko hari igihe ibintu bizahinduka. Ngomba kugerageza kwiyakira. Nta wundi muntu ushobora guhindura uwo ndi w'uyu munsi uretse njye ubwanjye. N'uwaza akifuza kugira aho angeza, yashingira ku cyo nanjye namumarira, ubu ubwenge, ubumenyi cyangwa imbaraga. Ntiyanzamura abona ntashobora kuzamuka, ntiyanegera urwego atabona amaguru aruzamukaho. Nta bushobozi buhari bwo kugura urukundo, narwo nzategereza. Uwanjye niduhura nzamumenya, kandi aramutse aje nonaha nabwo rwose byashoboka, twakundana uko ndi. N'undi barambwiye ngo abenshi bibeshya ko nibamara kugwiza amafaranga bazabona ababakunda, ngo ariko no muri bo hari abayashakishije bakayatunga ariko bigakomeza kwanga. Bameze nkanjye, uwo nkunze cyane nta nkunda, ahubwo mba muteye kunyanga cyane. Gusa ibi birarutana, wowe niyo batewe akadobo bajya kwimarira agahinda mu yandi maraha. Ibi ndi gucamo bizitwa iby'ahashize, kandi icyo gihe nzavuga ko byanyeretse byinshi ku buzima. Icyo gihe bizambera isomo. Ubu nzi ko guhangana n'agahinda atari ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ko ari uburyo bwo gukomera. Ndetse nubwo ndi hasi, ejo nakwisanga hejuru. Intego nihaye ni iyo gushimira Imana buri munsi ko iba ikindindiye ubuzima. Nizeye ko igihe nikigera nzabona umuntu uzankunda nk'uko ndi, kandi nta kintu nakora ngo mpindure icyo ndi cy'uyu munsi. Ndacyafite agahinda, ariko ndacyafite icyizere. Icyo ntazasubira ni ukwicira urubanza, kuko ndiho guhangana n'ubuzima uko bwamera kose, nkarwana njya imbere. Nzi neza ko ejo hazaza hari amahirwe. Ndumva umutima wanjye uruhutse ahubwo. Nifitiye ubuzima buzira umuze, kandi nubwo naba ndwaye, njye sindi mu gihome, sindi mu bitaro, nta muntu mpiga ngo anyice, nubwo banyifuriza urupfu batabura. Rero umutima wanjye ukwiriye gutuza. None ubuzima bubi mbayemo nabuhinduraho iki? Mu gihe izuba ritarava ngo mbone umucyo, reka ngerageze gucana urumuri ruke mfite, mbonaho ikirenge gifata. Reka ngire icyizere, niko kamuri kanjye. Igihe nikigera, urwo rukundo ruzaza, ubushobozi nzabugira, n'ubuzima buzahinduka. Mana, komeza undindire ubuzima.